Hello mwese mumeze mute? Abantu mukunda channel yanjye ni izoporo ndabasuhuje. Ino ni channel inyuraho utuntu tujyanye n'ikoranabuhanga dutandukanye, ibintu byinshi cyane ugenda uhubona wibaza uzagenda ubibona cyane ntukora subscribe hano kuri channel yanjye ya izoporo. Hano ejo mu minsi yashije hari video twabahaye yerekana ukuntu wareba nimba WhatsApp yawe nta muntu ujya usoma ubutumwa ureba ibintu byose ukoreraho kuri WhatsApp, kuko byagiye bigaragara ko hari umuntu uba ashaka kumenya ibyo undi muntu akora kuri WhatsApp ye akaba yayimutwara akajya abasha kureba ibintu akorera kuri WhatsApp yiwe. Ubu ngubu rero nabwo icyo ngiye kubereka, hari abantu benshi cyane bakomeje kujya bavuga ngo barabahamagara bakitabwa n'undi muntu, mbese nyine ugasanga nyine kore yiwe niba umuhamagaye hakitabwa n'undi muntu kandi nimero ye ndiri hose cyangwa itanariho nta muriro afite. Ibyo ngibyo rero ngiye kukwereka ukuntu nawe ubishaka yenda ni byiza kuko birafasha. Ushobora kuvuga ni ngende busy, reka ntiyagira umpamagara runaka aze kuba ari umwitaba, ukabikora ku bushake. Ariko noneho harimo n'ababikora avuga ni reka runaka nibajya bamuhamagara njye nyitaba numve ibyo baba bamubwira, yenda kuko hari ibintu mukemanga. Ku ruhande rumwe ni byiza, ku rundi ruhande nabwo ntabwo ari byiza. Ariyo mpamvu ngiye kubereka ukuntu bigenda bikorwa ukaba wabasha nawe kubikora bitewe yenda n'impamvu runaka, cyangwa se nimba ushaka kubikuramo ukabikuramo. Rimwe na rimwe usanga harimo umuntu birimo atabizi, rimwe na rimwe agahamagara kuri service center nimba ari MTN, Tigo cyangwa Airtel, ababaza babwira nti ngewe barampamagara nkumva ngo hitabwe n'undi muntu. Abantu benshi bakunda kumbwira ngo barampamagara bakitabwa n'undi muntu utari ngewe kandi nimero yanjye iriho. Ese bimeze bite? Bakaba bagufasha cyangwa se ukaba yenda wategereza igihe kinini kugira ngo ubashe gusubizwa, kandi byoroshye ushobora guhita ubyikorera muri telefone yawe byoroshye. So ngiye kubereka uburyo bubiri bwo kubikora. Hari ugukoresha amakode cyangwa se SSD code, cyangwa se kubyikorera winjiye muri setting yawe ya telefone yawe. Biraza kuba imbogamizi kuko abantu benshi usanga badakoresha telefone zimwe. Hari abakoresha Tecno, hari abakoresha Samsung, hari n'abakoresha za iPhone n'izindi zigiye zitandukanye. Ariko nzi neza ko amateri muri telefone ntago agiye atandukanye cyane ku bigo utabimenya. Urugero ngiye kuba hari, usibye ko no ku zindi telefone ndaberekaho, ngiye kuba nk'urugero nk'umuntu ukoresha nka telefone ya Tecno iyo ariyo yose, kuko Tecno urebye uruganda rukora telefone kimwe, nta hantu zitandukanye. So uraza hano kuri kano kantu ka call, hamwe ugenda ugiye guhamagara abantu, urabizi hamwe ugenda utayipinga nimero y'umuntu ugiye guhamagara runaka, aka kantu aka ka icon niko uri bwaze kuza ugakandeho. Numara kugakandaho uraza hano hejuru, hari ahantu hari utudomo dutatu ku gihande cy'iburyo hano hejuru, uze ukandeho. Numara gukandaho uraza hano handitse setting. Numara kuza hano handitse setting, bitewe n'ubwoko bwa telefone ukoresha, inda nimba ukoresha Samsung cyangwa n'izindi telefone, ubwo nawe urinjira urajya kuri rakoro ujye muri setting yawe. Ino telefone yanjye iranyereka ibintu byinshi cyane bitandukanye. Turaza hano handitse calling account. Tuza kuri calling account, nge hano mfitemo simukadi ebyiri, service mfitemo n'ebyiri. So ubwo uraza uhitemo iyo ushaka. Nimba ikibazo cyarabaye kuri Airtel cyangwa kuri Tigo cyangwa kuri MTN bitewe na simukadi ufitemo, urahitamo iyo ushaka. Mbibutse ko ibi ngibi hari igihe umuntu babishyiramo atabizi, ariko hari n'ubishyiramo ku bushake. Ubwo nawe urareba uze hano, yenda reka tujye kuri simukadi 1 MTN. Ukigeraho urabona serivisi zigera muri enye. Twe izi ntago tuzita, wenda akano ka kabiri tuzakarebaho, ka gatatu, ariko reka twigire kuri call forwarding. Ntuyijyaho urategereza hano ibashe gufunguka bitewe n'amakonegisiyo ufite nyine, kuko hari igihe ubura ahantu hatari network, bikaba ngombwa ko idahita ifunguka ku kanya.
Okay, turategereza. Okay, hano urabona irafungutse. Urahita ubona process igera muri enye. Hari always forwarding. Urabona buri muntu wese hano bishatse kuvuga ngo ino always forwarding nyine biravuga ngo buri muntu wese uguhamagara bititawe ngo telefone irajimije, bititawe ngo bimeze bite, igihe cyose hagize umuntu uguhamagara telefone yawe izagita yitabwa na ya nimero yindi wahisemo, wa muntu wahisemo kukwitabira. Bivuge ngo ubwo nta koru n'imwe uzongera we gupfa kwitaba. Ubwo umuntu wese uzajya uguhamagara kuri iyo nimero izagita yitabwa na ya nimero runaka washyizemo. For example, ubwo nituza hano always tukandikamo nimero runaka 0 tukandikamo nimero runaka tukagira on. Wait. Bivuge ngo buri muntu wese uzajya uhamagara nimero yanjye azajya iyi nimero nizajya itemwita. Bivuge ngo bazajya bampamagara telefone yanjye nizajya icamo, azajya itacamo nyiri iyi nimero abe aritabye. Byumvikana. Kubikuramo rero urongera ugakandaho hano ukagira turn off. Ukagira turn off. Okay, bivuze ngo hariya mwahabonye umumaro waho. Hano rero nkuko bigaragara ko hano when you are busy, ushobora kuba uri busy yenda uri mu nama runaka, mbega nyine iki gihe ushobora kuba yenda kuba busy, namwe murabyumva nyine. Ushobora kuba utwaye imodoka, ibyo byose icyo gihe uba uri busy. Ushobora kuvuga ati mu gihe ndi busy reka mpitemo nimero runaka izajya inyitabira. Hano hacyarimo ino nimero kuko nyine ni nkaho nayikoresheje, hari ukuntu ikintu kitagisevinga nimero. Ningira on ahangaha bivuga ngo umuntu uzampamagara nyine mu gihe ndi busy. Hari kuba uri busy bivuga ngo iki, hari igenda kenshi umuntu ari busy, hari igihe aba yashyize nko muri flight mode, hari igihe aba yafunze telefone adakeneye ko hari umuntu umuhamagara. Icyo gihe uba uri busy nyine uhita iforwardingaho hano kuki aho wabishakiye nyine. Urumva ko ihita ijyanga. Reka tubikuremo nabyo dukande turn off kuko tubirekeyemo umuntu wawe uzajya umpamagara byazajya bitabyohereza kuri ra nimero. Hano none hari ahantu ngo when unanswered, hari igihe noneho bijya bibaho ukaba wahamagara umuntu telefone igasona ikarangira ntagire umuntu yitaba. Hari igihe biri ku muriro, hari n'igihe biri nko mu mufuka wiwe ariko yenda ntayumve yenda na vibrate cyane cyangwa ari mu rusaku. Icyo gihe iyo telefone iciyemo ikarangira ntihagire uyitaba, ushobora gushyiraho nimero runaka ukavuga ngo ino nimero ngiye gushyiramo niyo izajya yitaba wa muntu umpamagaye igasona ikarangira. Nabwo ushobora gushyiramo nimero hano ukagira turn on ukabyemeza. Noneho hano hari aho tubona bavuga ngo when unreachable. Aya yose rero ni amaterimu akunda gukoreshwa. Yenda kuvuga ngo when unreachable nabyo urabibona yuko naho ni wa muntu uba ugize gute, ntago uba umubonye cyangwa biba biterwa n'ukuntu ibintu byagenze. None muri iki gihe rero nabwo ushyiramo nimero ushaka yuko izajya ikwitabira muri icyo gihe. Ubwo yenda ari nk'uwo muntu uba wahawe uburenganzira. Usibye ko bino bintu hari igihe bikorwa mu bintu nyine ugasanga niho umuntu wabikoze. Yenda bikunda gukorwa ugasanga nk'umuntu aravuze ngo reka nshyiremo nimero yenda y'umuntu runaka njye muneka cyangwa njye mwitabira. Ibyo ngibyo ntabwo biba ari byiza. Ibi ngibi uba ugomba kubikora weho ufite purpose ubikoreye. Yenda uvuga nti mfite telefone ebyiri, mu gihe iyi ngiyi yashijemo umuriro reka mpite mbikora dore igiye kuzima, isigare nitabira kuri iyi ngiyi maze ngenda ngicomeke ku muriro. Ibyo ngibyo birafasha cyane. Ubu ngubu tubonye ni uburyo bwo kubikora wigiriye muri telefone yawe. Ushobora kuba yenda udafite smartphone cyangwa se utazi no kubireba muri telefone yawe, ariko hari n'izindi nzira zo kubikoramo. Ukabasha kubyikorera ukoresheje uburyo bwa SSD code. Nabwo tukaba tugiye kugira gute, tugiye kubireba. Ubwo turaza tugaruke hano tuze kuri call.
tubigenze gute kugira ngo dushyiremo wa muntu, umuntu wese uwo ari we wese uguhamagaye kugira ngo azajye ahita yitabwa na nimero ushaka. Urazenda kandi akanyenyeri 21 akanyenyeri ushyireho ya nimero yenda 0, ushyireho ya nimero runaka. Numara kwishyiraho ushyireho urwego. Numara gushyiraho urwego ukore koru, rero tuvuge ati ndakorinze. Okay, hano baratubwiye ngo call forwarding registration was successful. Yenda kugira ngo ducekinge turebe ko byagiyemo, reka tuze hano, tuze muri setting, tuze muri calling account, tuze kuri ya sim card, tuze muri call forwarding. Nitugeramo turasanga already ya nimero yagiyemo. Already urabibona ko nimero yagiyemo. Urabibonye nimero ahangaha hita igaragara yuko yagiyemo, bivuge ngo ubikoze ukoresheje amakode kandi bigira gute bihita bijyamo. Ono ese ikurwa muri telefone gute? Ukuntu ikurwa muri telefone rero nabwo tugiye kubikuramo dukoresheje iki? Dukoresheje bwa buryo bw'amakode. Nabwo ukuntu turabigenza rero, turakanda hano urwego, dukande akanyenyeri 21, dushyireho akanyenyeri, dushyireho ya nimero twari twashyize mu 0, dushyireho urwego. Niturangiza nabwo turakanda koru, dukande ahangaha. So unknown application ibaye unknown application, ariko iyo ushatse ukanda inzego ebyiri, wamara kuzikanda ugakanda 0, 2, warangiza ugashyiraho urwego, ugakanda naho call. Urabona ko call forwarding erasure was successful. Reka dusubiremo turebe ko ya nimero ikirimo, kuko batubwiye ko iri successful. Turebe ko ya nimero irimo. Turebe ko ndabizi neza ko ubu yabaye off kuko twabikuyemo. Bivuge ngo kode yo kubikuramo byose, nimba uzi ko biri muri telefone yawe ukaba ushaka kubikuramo byose, uraza ukandeho hano, ukande urwego inshuro ebyiri, 0, ushyireho 2, wongere ushyireho urwego. Ubu ngubu uraba ubikuyemo direct. Okay, reka dukomeze. Byagaragaye ko kubikuramo twabibonye. So ya mbere nari nkweretse ni kode yo gushyiramo mu gihe, nkuko twari twabibonye. Iriya kode twari dushyizemo bwa mbere y'akanyenyeri 21 akanyenyeri, niyo gukora hano mu gihe muri call forwarding, mu gihe ku bantu abo ari bo bose. None ushobora no gukoresha kode mu gihe uri busy, ugaha nimero kwitabira, nabwo mu gihe uri busy. Tugiye kureba iyo kode nayo. Wenda sinzi ko zose turazikoresha. Hari kuba uri busy forwarding when you are busy, harimo call forwarding when you don't pick up, mu gihe utayitabye, call forwarding when you are out range cyangwa se uri ahantu hatari network. Zose ahangaha twagenda tuzireba. Reka turebe yenda when you are busy, dukoreshe kode turebe ukuntu biba bimeze. Ahangaha turaza dukande noneho akanyenyeri 67 akanyenyeri, dushyiraho ya nimero runaka, dukande urwego, tuze dukande hano, dukande ahangaha. Batubwiye ngo intuza iratangiye. Hano batubwiye ngo registration was successful by checking. Nituza tugacekingaho hano, tukaza muri calling account, tukaza hano muri sim card, tukaza muri call forwarding. Turabona ko when you are busy, turaza kubona yuko nabyo bigize gute, yahise ariho yahisiza nkuko ubireba hano. Ushobora gukoresha amakode cyangwa se ukajya muri setting ukabyikorera. Bivuge ngo nimba rero telefone washaka kuba ufite agatelefone gatoya, washaka kuba ufite Samsung, Tecno, iPhone n'izindi zose, bivuge ngo uramutse ubibuze hano muri setting wakoresha amakode nkuko ndaza kuyabereka
ukabasha kubyikorera. Nkwibutsa ko ibintu byinshi biba biri muri description ya video. Uko dukora video hari description twandika munsi yayo, ukandeho urasoma aya makode yose uraza kuyabona muri description. Hari amalinki y'izindi video ziri related n'iyi ngiyi. Ubona no kubikuramo ntabwo turindira gusubira mu makode, ushatse tubikuramo hanga nubwo wakandazi urwego ishuri ebyiri amazero abiri kabiri urwego nabwo bita bivamo. Mwibutsa ko nyine description hano muri video no haba harimo amalinki tuba twashyizemo y'izindi video ziri related n'ibyo turi gukora, niho haba hari ibintu byinshi cyane bisobanura ibyo twavuze hano muri video. Byinshi biba biri hano hasi muri description. Hariyo mpamvu nkubwira ngo jya usoma na description nazo ubashe kureba ibyo twavuzemo. Ndizera ko ahangaha ibyinshi birasobanutse. Ufite ikintu tubaza urandika muri comment, utubaze rwose turaza kugusubiza n'ukuntu byagenda nyine. Nimba warahuye n'iki kibazo nabwo ndizera ko uraba wagikemuye se cyangwa wagikuyemo. Nimba ushaka no kubikora ku nyungu zawe ariko atari izo kubangamira abandi, nabwo uraza kubikora nta kibazo. Okay, subscribe my channel kugira ngo ujye ubasha kubona ibintu byinshi cyane, kandi n'akazogera, kuko iyo ukanze akazogera bituma uploading ikintu ugahita ukibona kano kanya. Nimba nabishoboye urakora share neza cyane. Okay, gusa nkibutsa nyine yuko ureba aho hasi muri description hari amalinki turaba twashyizemo y'amavideo ari related, nkuko ubutaha tuzaza kuri no call barring nayo tukayireba ikintu ikorwa, tuzareba n'icyo bita call waiting nayo tuzareba umumaro wayo. Yenda hano ntabwo nyivuzeho cyane dore ngiye call waiting, ariko nayo turaza kuyireba muri video iri butahe, niyo mpamvu kugira ngo kande subscribe. Okay.